Nitwa Niyitegeka Maso. Simuri kunyumva mwese. Nitwa Niyitegeka Maso, ndi umukristo wo mu Gashekero hano kuri ADPR Paruwasi ni Ufite. Mba ndi hano mfasha ops mu mirimo y'itorero. Imana nishimwe. Bivuga ngo umunsi ku wundi mba ndi hano, ni naho mpamvu nimereye nk'umuntu wahoze mu kazi. Mutabonye na hariya amateraniro ntayakurikiranye cyane, hari imirimo narindimo yari ngombwa. Haleluya. Mvuka mu majyaruguru maze n'igihe gitoya. Ego Imana iguha umugisha. Haleluya. Ubwo natangiye kubona abantu tuziranye. Nimfashwa niho nderekera kubera ko hari kandi tuziranye. Haleluya. Mvuka mu majyaruguru. Ndina ibyo se si bihagije? Birahagije. Munyemerere tuganire ijambo ry'Imana. Mu gihe dufite tuganire ijambo ry'Imana. Bibiliya hari ijambo nkunze kuvuga mu bantu twakoranye niba ture narababwiye ngo abayoborwa n'umwuka abo bonyine nibo banabitse bima. Abo ni nabo Uwiteka Imana ashaka mu gihe cya none ndetse n'igihe kizaza. Haleluya. Nanjye rate ndi kwisabira ngo umwuka tuyobore muri kano kanya. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo rifite intego cyangwa se mu kizungu ngo ni teme cyangwa se terme. Haleluya. Ivuga ngo kuba maso ugakomeza icyo ufite kugira ngo Satani atakikwaka, kuko indyarya zibaye nyinshi mu itorero ni karekare. Kuba Imana twambika imbaraga kandi umwuka w'Imana dusobanurira. Kuba maso ugakomeza icyo ufite kugira ngo Satani atagira atakikunyaga, kuko indyarya zibaye nyinshi hehe. Imana bane natwe. Ngo umunsi umwe ngo Yesu ngo yari yicaye ku mugezi, ngo maze umusamariyakazi ngaza kuvoma, ngarangije ngavomye, ngo Yesu aramubwira ngo wambabariye ukanyera ku mazi nkinywera. Umusamariya atari kubundi kuri umuyuda nka umusamariyakazi uransaba amazi ute nka. Yesu aramubwira ngo yaba wari uzi gusabye amazi wari wamakura ayo mazi atamara inyota nanjye nkaguha ku mazi. Reka mbabwire bantu b'Imana iri jambo ndisubiremo. Amatorero ari ku isi ni menshi, ariko ayo matorero ntabwo ibirimo bimara inyota. Ibivugirwamo ntabwo bimara inyota. Amadini ni menshi, ariko siko byo, kuko umuntu ahagarara ku gatuti akigisha akavuga menshi, ariko yarangiza agatahira mu ndaya. Yego bantu b'Imana. Genda muzana umwana w'inshuti yanjye twakirijwe kimwe turakurana. Haleluya. Ariko ubu ngubu yihinduye inzobe kandi ni umuhungu. Isigara yambara amakabutura udukina buri munsi abari n'abagore. Umva reka mbabwire, Yesu niwe mutwe w'itorero. Imana nishimwe. Iri torero Yesu aribereye umutwe. Iri jambo rirongera inza ingorane kandi aribereye umutwe. Haleluya. Haleluya. Yesu niwe mutwe w'itorero. Umva, abantu bavoma bakavoma andi mazi bakayanywa ejo bakagira inyota. Yego bantu b'Imana. Bavoma bakanywa ejo bakagira iki? Imana nishimwe. Yesu niwe ushobora gukamya inyota y'ubusambanyi igakama. Niwe ukamya inyota y'ubwibone igakama.
niwe ukama inyota y'uburyarya igakama. Imana nishimwe. Abantu baravomye bavoma amazi ariko atamara inyota, kandi bahora babavomerera, bahora babavomerera. Imana twambika imbaraga. Yesu aramubwira ngo wampa ku mazi. Icyampa buri muntu waje muri iri teraniro amazi yazanye akayasigira Yesu, akamuguranira. Aleluya! Akamuha ku mazi. Ngo umunsi umwe ngo mu kibaya cya Dura ngo byari bikomeye, ariko Abaheburayo nyakuri ngo bihagararaho baravuga ngo ntabwo bishoboka. Njyewe mwene Hategeka mu majaruguru yo kure nkiri mutoya, Imana yaravugaga ati mwana wanjye uzahagarara ahantu h'umweru uri kuvuga ubutumwa. None umweru wavuyeho, ahubwo ndi kuzamuka n'ahandi handi mabara ku gatuti k'ibirahuri. Kiki mwana w'Imana, ibirahuri. Icyampa ukava hano uguranishije. Reka tugane mu ijambo ry'Imana. Dusoma Abagalatiya ibice 2 umurongo wa 4. Abagalatiya ibice 2 umurongo wa 4 hari ijambo rivuga ngo iki? Haleluya. Nitegereje umusaraba, oh Yesu yadupfiriyeho. Yesu mahimbazwe, izina rye ryogejwe, yanyogesheje amaraso ye. Yesahiba. Hari ijambo rivuga ngo iki? Ahubwo hanyuma, Abagalatiya ibice 2 umurongo wa 4. Ahubwo hanyuma byatewe na bene data b'indyarya. Bene data biki? Bene ijambo riravuze ngo ni benende ngo biki? Aha turi mu ijambo ry'Imana, sibyo bantu b'Imana? Sikwanditswe se? Ahubwo hanyuma byatewe na bene data b'indyarya, binjijwe rwihereranwa no gutata umudendezo wacu dufite muri Kristo Yesu, kugira ngo badushire mu bubata. Taruke dusome 11. Hari ijambo rivuga ngo ariko ubwo Kefa yazaga muri Antiyokiya, namugishije impaka duhanganye, kuko yari yarabonetsweho n'umugayo, kuko intumwa za Yakobo zitaragerayo
yasangiraga n'abanyamahanga, ariko zigezeyo ariyufura arabanena, kuko yatinyaga abakebwe. Nuko abandi bayuda nabo bose baryajyana nawe, ndetse ibyo bituma na Barinaba ayobwa n'uburyarya bwabo. Imana ibane natwe. Iri ni ijambo ry'Imana. Ndetse ngo bituma ngo na Barinaba ngayomvwa n'iki? N'uburyarya bw'abari kuryajyana. Yagobana n'Imana. Imana iduha imbaraga zo kuba ahantu hari abantu bari kuryajyana, kandi ntituyobwe n'ubwo buryarya bwa. Ugira ngo biroroshye? Ugira ngo biroroshye? Dusome mu Bami ba kabiri ibice 24:12. Makumyabiri na kane 12 hari ijambo rivuga ngo nuko Yehoyakini umwami w'Abayuda, 24:12, nuko Yehoyakini umwami w'Abayuda arasohoka yitanga kuri uwo mwami w'i Babuloni, we na nyina n'abagaragu be n'ibikomangoma bye n'abatware be. Uwo mwami w'i Babuloni mu mwaka wa 8 ari ku ngoma nibwo yafashe Yehoyakimu, asahura iby'ubutunzi byo mu nzu y'Uwiteka byose n'ibyo mu nzu y'umwami, amenagura ibintu by'izahabu byo mu rusengero rw'Uwiteka byose Salomo umwami wa Isirayeli yaremye, nk'uko Uwiteka yavuze. Ajyana ab'i Yerusalemu bose ari imbohe, hamwe n'ibikomangoma n'abanyambaraga bose n'intwari. Imbohe zose zari inzovu imwe, hamwe n'abanyabukorikori n'abahanga n'abacuzi ntawasigaye, keretse abatindi hanyuma y'abandi bo muri icyo gihugu. Imana ibane natwe. Mureke tugarukiriza aho tuganire gato dusenga Imana. Ngo aragenda, haleluya, bikumva ibi bintu nabibwira mwebwe. Muri kunyumva? Muri kunyumva mwebwe bibi? Haleluya. Ngo aragenda, haleluya, ngo anyaga ibintu byose. Umva ibintu bitatu by'ingenzi yanyaze. Ngo yanyaza abacuzi, abakibanu b'Imana, nganyaga n'abanyabwenge n'abanyabukorikori. Agira gute? Arabanyaga. Imana iduha imbaraga zo kubana n'abantu binjijwe muri twebwe, kandi gahunda yaba ari iyo kugira gute? Kutunyaga. Bibiliya yatubwiye ngo kuko hari bene data b'indyarya binjijwe muri twebwe. Iyo bavuze ngo umuntu yarinjijwe, umuntu yinjizwa ryari? Ni cya gihe abantu baba batazi ko uwo muntu araza, nta n'umuntu aba yasezeranye nawe, ariko hakagira umwe umwibeberana, yarangiza akamwinjiza, mukabona yaragezemo mutazi uburyo yaje. Hari ibintu byateye mu makorari, perezida agahaguruka, mwazajya kubona mukabona umuntu ni umuririmbyi. Nta rekomandasiyo yazanye. Yego bantu b'Imana, ntimuzi yaturuka, ntibamwakiye hano, bajya kubona ahagaze hano ari gutera ikorasi. Uyu muntu yanyuze he? Uyu muntu yanyuze he? Bishobora kutaba hano, ariko bifite aho bigize gute? Bifite aho biri. Uyu muntu yanyuze he? Yinjijwe, kandi bamwinjije rwihererano. Bamwinjije rwihererano. Imana itugirire neza kandi twambike imbaraga.
ngo umwami ngo aragenda ngo arabanyaga, ngo abanyaga abacuzi. Abacuzi mu busobanuro n'abahimbyi. Abakibano b'Imana, Satani yaragiye atunyaga ikintu cyitwa abahimbyi. Ikibano b'Imana, abahimbyi. Umuntu asigaye yarahimba indirimbo ugasanga igizwe na ye gusa, nta kindi kintu kigizwe gutya. Kwibaza indirimbo ibintu ubutumwa iri gutanga bukagira gute, bukakuyobera. Ngo bibirango ni ijambo ryiza kagumya muri ako nako ngako gusa, kubera ko Satani yagize gute, yanyaza abantu ya soko yo guhimba ibintu bikangura imitima y'abantu. Rero ngo genda abacuzi ugire gute, abacuzi ugire gute, abacuzi ugire gute. Kabiri, ngo aragenda ngo abanyaga abanyabukorikori. Abanyabukorikori ni abantu bo guhanga udusha mu rusengero, bo guhanga ikibano b'Imana. Dufite abantu bari bafite izo mpano zo guhanga udushya, ariko tutazi iyo bagize gute, tutazi iyo bagiye. Kujya mu nzu ariko impano wari ufite yagiye, ntabwo mbizi, naherutse bigenda. Kubera iki Satani yagize gute, ndi kwihuta kugira ngo dusozanye n'igihe. Haleluya. Kandi ibintu ndi kuvuga birakomeye. Anyaga abantu bo guhanga udusha mu rusengero. Hari urusengero, buriya uru rusengero simurebe uko rutatse. Buriya abantu bo guhanga udusha bari bakwiye kubaho, iyaba bariho nk'uko bagakwiye kubaho. Buri gihe mwajya murasanga impinduka hehe, mu nzu y'Imana. Haleluya, haleluya. Murumva nta byo gusengera dufite, nta byo gusengera dufite. Imana itwambika imbaraga. Satani anyaga abantu bo guhanga udusha mu nzu y'Imana. Arabanyaga, aragira gute, arabatwara. Barahari ariko yabibye hehe, yabibye mu bitekerezo, ntibakibyibwira. Bibiliya iravuga ngo uzi gukora neza ntabikore ngo bimubere iki, bimubere iki bantu b'Imana, bimubere icyaha. Ndibuka kera papa yabyukaga mu gitondo, yarangiza haba nta birayi bihari, nta bigori, byanga byakunda agashaka ikintu tujyana gutura mu nzu y'Imana. Barangiza bakagira gute, bakareba uburyo bakigurisha mu rusengero. Yego bantu b'Imana, haleluya. Gatatu, arongera arababwira ngo babanyaga ngo abanyabwenge ngo bose, abanyabwenge, abanyabwenge bose, abantu bose bafite ubuhanga, mbese abanyamasengesho bose, abanyembaraga. Bibiliya yo yavuze ngo ni abanyembaraga. Abanyembaraga bose ngo baragenda bagira gute, nabo barabatwara. Satani yatwibye, yibye itorero imbaraga zo gusenga. Umuntu asigaye aragambira akavuga ngo ndafata amasengesho y'iminsi nk'ibiri cyangwa se cyangwa itatu, yarangiza yafata umwe akavuga ngo inzara iramwishe, akavuga ngo ndasenga ndarya. Muco w'Abanyakigali nabo tugiye gusengana ni ukumbwira ati ngewe rero nsenga ku manywa nijoro nkarya. Icyumweru akakimara ngo ubwo iminsi 7 akarayirangije, akagera kubwira ati ngewe nasenze iminsi 20. Kibaza niba bishoboka naho yase. Ubundi si abanyacyaro ku manywa bararya, ntibajya nijoro gusa. Umwaka ugashira undi ukaza, imyaka 10 igashira, nese ubwo baba basenzera, ubwo nayo imyaka 10 bayimaze basenga. Bibiliya iravuga ngo mugume uko mwari mumeze mukigira gute, mugihamagara. Reka mbabwize ukuri bakristo bene data, izi ndwara abantu barwaye sibyo mubyeyi wanjye bazirwaye vuba. 2015 ntimwasenga,
mukiyiriza 3 5 mukayimara mwicaye ku karago mu nzu y'Imana. Nese izo ndwara ntabwo muzirwaye vuba, ni za kera se cyangwa ni izavu? Mwari ntabwo ari izavu, ni izavu. Abantu izi ndwara bazirwaye vuba, ntabwo ari ibya kera. Umuhate wo kudasenga, uyu muhate abantu ubavuyemo vuba, byatewe n'iki? Ni bene data b'indyarya bingijwe muri twebwe. Imana itugirire neza. Kandi icyabingije kwari ugutata umudendezo twari dufite muri Kristo. Mbese nta kintu mureba ko batwinjiranye. Baradutata tukabahanurira. Uri kubahanurira iki kandi bari kugutata? Baradutata tukango turaberetswe iki? Mani twambika imbaraga. Naravuze ngo nzavuga ukuri nzakuzire. Icyo umwuka ashize muri nge nicyo mvuga. Ndiko nahamagawe. Bajye banyima gatuti cyangwa bakana. Ariko yaduhamagaye ifite uko izabigenza. Yavuze ko nzahagarara ku makaro narahagaze. Nahandi nzahagarara mu izina rya Yesu. Haleluya. Mwari aranzi ndi gatoya sunzi. Sandi kubirigita gatoya cyane. Imana nishimwe. Byatewe na bene data b'indyarya binjijwe muri twebwe. Tugiye gusengera icyifuzo kivuga nk'Imana iduha imbaraga zo kubana n'izi ndyarya, tugakomeza icyo dufite tudatakaje umwimerere wacu. Reka mbabwire bene data, ukabantu buzuraga umwuka ejo bundi 2018 niko bakiwuzura. Twe kujya wenda muri 2 ngo tujye kubw'abamara cyane no kubw'abandi abo bakuri. Ejo bundi nanjye mpamagarwa ndumwigisha. Abantu bari bahagaze neza muri bino bintu by'agakiza bahindutse ejo. Uziko ari n'abahindutse muri corona wa. Ejo bundi muri corona si benshi bahindutse wa. Ariko kugira ati yewana ngewe nsigaye nzi kunywa akayoga kararyoshye. Nari akakumvisha uburyo yari yaragize gute, yari yaracitswe. Wete nari naracitswe kararyoshye. Kagera kubwira ukuntu iyo akanyoye umugongo mera neza, ariko ni gute byeri ijya mu mugongora? Sibyo Satani ugirana. Byeri ijya mu mugongo, ngo umugongo ngo ntabwo nagara ngo neme ngo ntanyoye byeri. Dufite bene data biki nabo gusengerwa mu izina. Yesu yamaranye igihe kinini na Yuda ngo bakorana. Mani twambika imbaraga. Abisirayeli bajya kuva muri Egiputa ngo Kora, Biramu na Datani ngo bagira gute? Nabo ngo bagendana nabo. Binjijwe muri twebwe kandi gahunda n'ugutata umudendezo wacu nkadusenga Imana. Bibiliya yatubwiye ngo iki ku murongo wa 11? Yatubwiye ngo igiye ngo Yuda ngo yasangiraga ngo n'abanyamahanga, ngo none abonye. Imana twambika imbaraga. Ngo abayuda ngo bagenzi be baje ngahita yinyufura. Gwinanoma mangu inona inanoma uyu nguyu niwe tuziranye. Haleluya. Ngo bagira gute? Naba nicaye hano nabona yari president umbonye, yarangiye kumbona ngahita ninyufura kugira ngo
niba narindi n'uyu mugenzi wanjye twaze turasangira kugira utambona unyuze uri kwigendera hinyufura nkakwereka ko ntigeze mpagararana nawe igendere. Yamara kugenda hongera nkamubwira nti cyari kigize gute, cyari kimbonye ariko nta kibazo, zana iryo cupa twinywere. Bazi kwinyufura bakayashira munsi y'imeza, bazi kwinyufura bakayashira ahantu kerike pare, bazi kwinyufurira mu tubati tw'ibitanda, ariko Imana irareba. Yicarire. Ntabwo Imana ari impumyi, Imana irareba. Ngarinyufura ngatangira kubanena, cyabyere kirabihaga, we mwakinywa kandi ubwo yahoze yicaranye, yahoze arakinywa. Ngewe ubukwe burimo byeri sinabutaha, kandi ubwo mu kabati k'igitanda igicupa giteretsemo. Ngatangira kubanena ngo noneho ngo na bagenzi be bamumenye ngo bahita batangira kujyajyana nawe, ngo nabo batangira kujya kugira gute, kuzinywa no gukora n'ibindi n'ibindi. Dusenge Imana. Batangira kujyajyana jisho ry'Imana rirabona, nta na hatoya waryihengeka. Iwe nta na hatoya iwe jisho ry'Imana rirabona, nta na hatoya waryihengeka. Iwe nta na hatoya Iwe jisho ry'Imana rirabona, nta na hatoya waryihengeka. Tugiye gusenga Imana. Tugiye kugira gute? Gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana, tubwiye tuti Imana duha imbaraga. Turi nazo indyadeza, umva zarinjijwe kandi ntatuzi uburyo zinjijwe n'abantu bazinjije rwihereranwa. Yego bantu b'Imana. Ariko umuntu aricara akibaza ati ko umuntu mwimerere wacu wagiye he kari bene data b'indyadya binjijwe, kandi cyabazanye kari ugutata umudendezo wacu. Barangije batunyaga ibintu bikomeye. Ariko data we, iyo nibutse abacuzi bacu batunyaze we, muzi ko abantu baririmbye bose baririmba izisa benshi bahereye muri ADPR. Mbega abacuzi, uyu mudayimoni yatunyaze we, yaratunyaze ntako atagize. Mureke twinginga Imana. Mwarimu murumva umwuka arimo arimo nuwo kugira gute? Tugiye gusenga isengesho ribagaruza ndetse n'iriha imbaraga abo dusigaranye. Gahunda ndimo nivuga ngo komeza icyo ugeze gute. Noneho tugiye gukomeza ibyo dufite, dukomeze n'abo dufite, tubagundire. Abantu bafite gahunda yo kubagundira bagire gute, ariko tubagundire. Bariya baririmbye ntabwo dushaka ngo bagende. Haleluya. Nibagume hano ngo Zayuni zirahari harahari, ariko ntabwo tugize gute. Nubwo binjijwe twicara mu iteraniro, hari abaje kureba ngo kariya kari kuririmba neza, yakumva umutima worosha kakaganiza kakajyana. Ndangiza mu wa gatatu sogonderi, nari natsinze ku manota meza nshuti yanjye, barangije baza kunganiza. Natangiye kuvuga ubutumwa mfite 14 14 bahoraga barankosora nkabyibagirwa. Imana twambika imbaraga. Ariko
dufite abantu binjijwe kandi bo gucunga bakaneka bati runaka ari kuvuga indimi azaza zivuge n'iwacu. Binjijwe. Duhaguruke twinginga Imana. Gahunda ni ukubakomeza mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Reka dusabe mwari mu ngwino dusengera Imana. Wowe wasenze n'ubundi ngwino dusengere. Udufasha kwinginga Imana, buri muntu wese agira icyifuzo ku mutima we. Imana ibaha umugisha, turi kumwe, murakoze. Mana turagushimiye